uburyo zifata n'abari kwivuza, batubwire uburyo byabagendekeye mu gihe bivuzaga amaso yari yarahumye. Muze gukurikirana iyi nkuru kandi iraba imeze neza. Hari imiti twabahaye ejo, twabasobanuriye n'uburyo bwo kwishyura. Ku buryo twabasobanuriye, hari umuntu ufite ikibazo ku bijyanye no gushyiramo imiti. Buri wese ubaza ukuntu bashyiramo imiti. Ntawe wabyibagiwe, yemwe bakecuru ntawe wabyibagiwe. Cyakora uwabyibagiwe afite umurwaza we yarabyibuka, sibyo? Niyo mpamvu umurwayi byibuze afite umurwaza biramufasha. Nta kindi rega gituma tuwusaba umurwayi. Ni ukugira ngo niba hari imiti yandikiwe cyangwa amabwiriza mashya ayafate. Bityo bifashe kugira ngo wa murwayi arwaje ko kagira. Sibyo? Umurwaza n'umuganga n'umurwayi ku giti cye barafatikanya kugira ngo uburwayi bukire. Iyo muganga wenyine akoze, umurwaza ntakore n'umurwayi ntakore, nta musaruro ugerwaho, ntabwo umuntu akira. Kuba umwandikiye umuti ukagenda ukabika mu gikapu ugategereza ko uzakira, njye mbanze ko uzakira. Ariko iyo ugarutse uvuga uti byaranze kubera iki? Kubera ko wabitse umuti mu gikapu utawukoresheje. Ndetse wari kwijyana mu jisho, wari kuwijyana mu kanwa se kubera ko yenda unyura mu kanwa? Ntibishoboka. Utawufashe nyine ubwo ntitwamenya ko wawufashe. Uragaruka gusa tukabona ko uburwayi bwanze tukibaza impamvu bwanze. Ushyizemo imiti nabi se bikaba bibi, ukaba ari uruhare rwayo. Niyo mpamvu mbabajije ngo ese muribuka ko gushyiramo imiti ari ngombwa? Ku batabyibuka cyangwa abanza kubivuga, kuva ubyutse kugeza ugiye kuryama ushyiramo imiti. Ntawe ubyuka nijoro ngo ashyiremo imiti. Kandi buri masaha abiri ushyira umuti mu jisho. Bivuze ngo kuva ubyutse, niba ubyutse saa 10 z'ijoro urashyiramo umuti. Wirenze saa 11, saa 12 ushyira. Ubwo ndi kuvuga ku bazinduka, bijyanye n'igihe ubyukira ku masaha yawe bwite. Ntabwo ari itegeko ngo saa 1 bari gutangira. None niba wabyutse saa 10 se ukaba ugejeje saa 1 utarashyiramo umuti ugira ngo si biraba bibi, sibyo? Hanyuma hari abo twapfukuye nkaba numva bavuga bati bati dore na telefone ndi kuyibona. Hafi ya mwese ibijyanye no kureba ibintu bya kure murabibona neza, ariko ibintu bya bugufi muri iyi minsi muzajya mubona bibagora no kureba muri telefone, sibyo? Ibyo mubyihanganire, ni ibintu bisanzwe, sibyo? Ni ibintu bisanzwe kandi buri wese mu bantu baje mugenzi wawe. N'uriya mwana muto uri hariya, buri kibazo cyo kureba ibintu bya bugufi. Mwabonaga ko abasaza rero bashobora gufata telefone bagasunikira kure, gusoma bagasunikira kure, guca inzara ukabona biri kwanga, gushyira urudodo mu rushinge bikanga, sibyo? Umuntu wese wogerwa ishaza n'icyo kibazo arakigira. Nabyumva? Umuntu wese wogerejwe ishaza, abo uruhinja, abo umusaza, abe imyaka ye ari yose, icyo kibazo arakigira. Ni ibintu bisanzwe, sibyo? Ntimuzatungurwe no kubona bimeze bityo, sibyo? Rero iyo wamaze korozwa ishaza rimwe na rimwe bijyanye n'akazi ukora cyangwa se n'ibyo uba umunsi ku munsi, iyo ubona ibyo bintu bya bugufi birimo bikubangamira, umenya ko ari ibintu bisanzwe. Icyakora iyo mugarutse muri kontorore, muganga wanyu bijyanye n'uko abona ijisho cyangwa se n'ibyo ukora bikeneye, yenda ko ukeneye uturineti two gusoma, ashobora kuguha uturineti two gusoma, sibyo? Mu minsi izaza bijyanye n'akazi ukora. Ariko niba nta kikubangamiyeho, ubuzima busanzwe yenda nusoma, sibyo? Umuntu adoda byibuze ngo urashyira urudodo mu rushinge, ntabwo ari ngombwa, sibyo? Upfa kuba imirebere yawe, niba wajyaga guhinga cyangwa se niba hari akazi wakoraga ugakora bitakubangamiye, sibyo? Ubwo muraza kudufasha. Abantu twakoreye ejo gusa ni uriya mukecuru n'abasaza babiri. Se bigwagwa nini? Ese ko watuje cyane muzehe? Ejo ko waje umwaniriza ijisho ryawe urumva ryavuyemo ko watuje cyane. Muganga uretse muzehe abafite ibibazo bibiri byonyine, buri wese araza kumbaza ikibazo cye mu kanya kari buze maze kuvuga, sibyo? Muzehe waramutse, urabona se akajisho kawe byibuze ugenda ukazuva ingororero, ajya n'ingororero.
Nyabihu. Urugendo wakoze jugujugujugu baguhamagaye bati baragiye aho nawe warukoreye ubwende ubusa nako byibuze se urabona akajisho gatangiye kunyenyerezaho, hanyuma urumva ijisho ritukuye kimwe n'abandi twakoreye ijisho riratukuye, harimo imicanga, amarira ashobora kuzamo n'ibiki, ariko muhumure ibyo byose bimarwamo n'imiti tubaha. Nabyumvise? Hari umuntu ufite ikibazo ku byo twavuze cyangwa ngo tuvuze? Aha, umuntu umwe ufite ikibazo. Wowe ikibazo nari ngira ngo mbaze ni ikibazo cy'ukuntu kuriya gushyiramo umuti kugira ngo umuti utamanuka neza uburyo bwo kuwufunga gufata hehe, hari kugeza ubu hari abatarabyumva neza. Mwabyumvise ko uyu mugabo ari kubaza ikibazo cy'ingirakamaro, abarije mwese sibyo? Narababwiye ngo bafata ni ku jisho, buri wese nahafata. Ndababwira nk'abantu babikoze n'ababyishe, ndababwira ni ku jisho hafi y'izuru, aho mu nguni neza, dore uri kwifatira ku itama bizakomeza bimanuka. Ni ku jisho hafi y'izuru, hano hari abakecuru babifashe mu ndebe. Impamvu ku jisho hano hari akenge gashinzwe gucamo amarira, iriya mugenzi wawe hano hasi urakabona sibyo? Ako kenge rero buriya njye ntabwo urakabona kuko ndi kure, ariko uriya mugenzi wawe urakabona sibyo? Ntabwo icyakora wenda kugeraho, ariko aho ijisho rihuriye n'izuru neza hano mu ngu urasobanutse. Hari undi musaza umwe ndera, umusaza waje twakoreye ejo umwe kwibeshya ugashyiramo umuti saa 12, ariko wajya kureba wabaza amasaha utabonye isaha uze kubariraho, wabaza umuntu wagomba kuwushyiramo saa 2, wabaza umuntu akakubwira ngo uzi ko bibaye saa 3 ngo wabigenza uhita ushyiramo ntacyo washyiramo, noneho wongera ubarande amasaha wongera ubarebe, wongera ubarande amasaha, ariko abiri yose ntashira. Dore wirenze imwe gusa indi kwitondera, bari gushyiramo saa 2 ukabona saa 3 zikugereyeho utashyizemo, hita ushyiramo. Noneho wirenze saa 4 ushyiramo saa 5, noneho wirenze saa 6 ushyiramo saa 7, saa 8 ushyiramo saa 9, saa 10 ushyiramo saa 11, saa 12 ushyiramo saa 1, kugeza ugiye kuryama. Niba urara rero nirondo ukomeze ushyiremo mpaka none se si uhagaze turasinziriye. Hano ubwo turagupfukura wari urihe nanjye umumbwire ko byaciye. uri kubona nturi kureba? Ndi kureba. Ubaye mutaraga ni byiza rwose. Uzi wowe uri kureba? Ndi kureba pe nibyo, kandi ntabwo wagendaga neza ngo urebe. wowe narebaga telefoni ngagira gutya ukanyenyereza aha nkareba none gutya uno nabwo ukubireba neza cyane. Urakoze cyane kuba uri kureba noneho. Imana ihabwa icyubahiro. Ni byiza, nanjye yarebye neza ndi kubona mukecuru uri kureba n'icyo kirango cya kuruwa uri kukibona? ndi kukibona rwose. Ni byiza. baramutse siko numva uri kwikanga cyane. Manze ejo bakubabajera, manze ejo bakubabaje ko mbona urimo wiruka. Ibi byo byose bireba cyane urakoze cyane. Ibi byo ibyo birarebye ijana gusa n'umuntu ubyutse ariko nabanza nawe urashaka wayabona.
bose none ndi kuvuga yako ni umuntu mwamwishyuye biragoye nura mukecuru ahubwo natwe bazabisuzuma ryari mugende mwisuzume tutabishe abataje ba ari n'undi nyuma yawe bari bajyanye bari bajyanye hanyuma ndumva mwarihanganye igihe kinini mutegereje ngo baganga bazaze mwarakoze sibyo yego mwarakoze kwihangana twagomba kugera hano ku wa kabiri sibyo siko bari babwiye biza kurangira tuhageze ku wa gatatu sibyo habonetsemo imbogamizi ituma dutinda sibyo kandi mwarihanganye sibyo uko mwihanganye rero n'ubundi muze kwihangana mushobora kwihangana yenda ko hari ibyo tugomba gushyira impapuro dushyira mu mashini kugira ngo mubone uko mujya kwishyura mufata ibyangombwa byanyu muza mufata umuti mutaha mwabyumvise dore imiti muri kuyifatira ahangaha sibyo niba wabwawe mujya kwishyura uragenda ukajya kwishyura ukagaruka ugafata umuti utaha nta bindi sibyo turagerageza tubibafashe vuba ariko nanone ntukurambirwa mumaze hafi icyumweru cyose ntabwo turarambirwa hanyuma ikindi tubasaba nuko niba ubona koko twaganiriye ibintu byose wabyumvise ntihaboneka aho kugenda ujya gukanga abantu babeshya mubabwize ukuri kuko muri mwe harimo namwe abo bagiye bakanga bagenzi banyu sibyo ariko biragaragara nkurikije uko mwaje biragaragara ko mumaze kubisobanukirwa ntabwo mugenda ngo mukanga abantu sibyo mwabyumvise ubu ngubu tuvugana murimo muvuga ngo mugiye buri wese agiye akabwira umuntu umwe cyangwa babiri mu cyumweru gitatwagaho kuko tuza kubera ko twabonye hari abantu bakeneye ubuvuzi kandi noneho biteranyije amaze kuba benshi urabona tuba turi ikipe ngari sibyo ntabwo iyi kipe yaturuka i Kabgayi ngo ize hari umuntu uko buri wese agize ikibazo ngo ise sibyo se kandi ngira ngo ejo nari ndimo masobanura mbabwira uti ibi bintu ntabwo ari ibintu bishya ni gahunda ya guverinoma ni gahunda y'igihugu ya minisiteri y'ubuzima ihoraho sibyo iravuga ngo niba hari abarwayi batabashije kubona uburyo bagera ku bitaro bavurwa indwara y'ishaza tugomba kugenda tukabasanga aho bari mu gihugu sibyo tugafatikanya n'umuganga wabo uvura amaso kugira ngo tubiteho noneho rero niba iyo gahunda ziriho sibyo kandi twese tukaba tuyigiramo uruhare murumva buri wese ntibyakunda kandi harimo bavuga bati si Kabgayi ko ari kure hari ababibana bigoye hari abababona abarwaza bigoye sibyo abo bose rero iyo gahunda ijyaho kugira ngo tugende tubafasha tugende dufatikanya sibyo ubwo rero niba hari abantu muzi bagenzi banyu bashobora kuba yareze mu nzu atazi n'ibijya mbere yumva ko ashaje nose nk'aho uwo musaza twavuga w'imyaka 110 cyangwa n'indi ushobora gusanga amaze nk'imyaka nk'icumi cyangwa 20 irenga aryamye mu nzu sibyo atazi ko ubwo buvuzi bubaho cyangwa baranamubeshye ko ijisho rizavamo akagira impungenge kandi nawe utagira impungenge nanjye mbwiye ko ribuvemo ntabwo nazi se nkubeshye ntabwo nazi sibyo uretse yenda agashinge k'ikinyamwumvise
hari ikindi kintu cyabariye uretse utundi utuzi mu mba tumanuka ku matwi murimo mukorera, hari ikindi kintu cyababangamiye? Nose kariya gashinge ni cyane ku buryo wagenda ukahabura umuntu bati rwose nta n'uwakurirwa akababwira, sibyo? Hari abajya babeshya ngo ubuse ngo barambwiye ngo ubwo ngo vane ikindi kinya ngo ntabwo hari ugoye kwiseta muri mwese umwana mwese muramutse se muri bazima, reka keretse umuntu atababaye. oya ariko barahari benshi bagira ubwoba. Dore hano mirongo tukoreye abantu 127 urumva, dusoje dukoreye abantu 127 ntawapfuye, ntawe ijisho rye ryavuyemo, nta bya bindi wabeshya byose nawe uhuye nabyo. None se ubwo ari wowe uri buramuke uje hanyuma bikakubaho, ushatse wanabyihorera umugani, si byose kuba uri mutera abandi umwaka uramutse ari wowe uri buze ibyo bikakubaho ukumva biri kuwe wakigumira, urabyumvise? Nizere ko rero mugiye kugenda mukabwiza abantu ukuri kugira ngo turebe ko nabo tugenda tubavura bagasubira mu buzima busanzwe bakabasha kongera kubona, sibyo? Icyakora birenze ibyo muraza kugenda mubibaza mubikurikiranye cyangwa se bikurikije n'ibibazo abantu baka tuba tubihorera afite n'ifishi Abantu basaga 127 nibo inzobere zakoreye amaso yabo bakuramo ishaza ku buryo byari bimeze neza. Muri abo bose uko ari 120 nta n'umwe utashye atareba. Ubu ngubu rero bari mu gikorwa cyo gusoza kugira ngo basubire ku bitaro bya Kabgayi. Batangaje neza ko ari gahunda ya gavumenti kugira ngo bajye begera abaturage, maze abafite ikibazo cy'ishaza badafite ubushobozi bwo kugera aho bakorera, maze bajye bahakorera igihe cyose habonetse umubare munini, maze bagende bakore icyo gikorwa. Muganga amaze gusobanurira abari baje b'abagenerwabikorwa ko uko bagenda kose bagomba gushyira imiti neza mu maso yabo, bikaba ari inshuro y'amasaha 2 buri mwanya, buri masaha 2 agomba gushyiramo imiti bamuhaye, bigakorwa mu gihe cy'amezi 3, hanyuma umuntu agasubira uko yaremwe cyangwa agasubira uko yahoze, maze akongera agakora imirimo ye isanzwe irasanzwe akora atuje kandi ameze neza. Umuntu wese rero waje aha ngaha atashye afite umutima mwiza, atashye afite akanyamuneza, atashye ari kumwenyura. Twabonyemo n'abasaza benshi cyane bari hejuru y'imyaka 100 bari bamaze igihe kirekire barahumye. Uwo musaza mubona wicaye yicumbye agakoni afite imyaka hafi 98 kandi yari no mu ngororero, kuko iki gikorwa cyahuje abantu benshi cyane bavuye mu turere dutandukanye, harimo Rutsiro, harimo Ngororero, harimo ndetse n'akarere ka Rubavu n'abandi bose bafite icyo kibazo, kuko aho hantu ntabwo bakunze kuhakorera cyane kuko bigomba gukorerwa ahantu nibura hari ibitaro. Niyo mpamvu baje hano ku bitaro bya Murunda ariho bakoreye. Ubwo rero mu bigaragara ibintu bimeze neza. Nawe niba ufite ikibazo cy'ishaza waza ukiyandikisha ukagera ku bitaro bikwegereye, bakagusuzuma bakakureba, hanyuma bakakwandika umubare wamara kurwira, noneho bakazaza nawe bakakuvura ugasigara uri mutaraga. Bya bihuha byajyaga bigenda bitambuka bavuga ko bavanamo ijisho, ntabwo ari byo. Bakujyana ku iseta, ubundi bakagutera agashinge, ubundi bakagukorera operasiyo nziza mu kanya, mu gihe gitoya ukaba uri kureba. Bimwe bindi bavuga ngo babivanamo bakarishyira ku isahani barangiza bakarisubizamo, ntabwo byari byo, ahubwo ni ubuhanga Imana yabahaye, nibyo bize, nibyo bituma ibyo bintu bigenda neza. Ubwo rero mwari kumwe n'ubakunda cyane, ubakorera amakuru meza atuma mubasha kugira ubuzima bwiza, atuma mubasha kubaho neza. Ndungutse Abraham kuri Kavensiza TV. Murakoze cyane.